kimarire nanjye nkutambire, kimarire nanjye nkutambire, yarakibirinduye akicara hejuru, zana agahinda tugature Yesu, n'abatamuzi bagatura byeri, zana agahinda. Cya cumi cy'imbavu, cya cumi cy'amataye. Masenge umeze ute? Mere aho ngaho. Mere aho ngaho. Hari indirimbo njya numva, nkahita numva ahantu zahimbiwe. Mwene data wambaje aravuze ngo ikuzimu ntihabaho, ariko nagira ngo mubwire ko habaho. Ikindi cya kabiri nagira ngo mubwire ko tutanenga ibyo avuga kubera ko dushaka views, tunenga ibyo avuga kuko tubabaye. Sibyo? Pasiteri wambaje uri mukuru warize, tunenga ibintu uvuga kuko tuba tubabaye, biyobya abana batoya. Ariko bataza kugira ngo niwe wahimbye ayo makorasi da. Oya niwe ubu ndagira ngo tuganire. Aho yavuze ngo ikuzimu ngo nyine ngo urabona ngo bari abantu ngo na abantu b'ishiti yanjye ngo impamvu badukase ngo bari kwicururiza ngo nta kibazo ngo buraduhuye twahoberana twasuhuzanya koko, kuko nta kitubuza gusuhuzanya. Ariko rero mu kubivuga byo no kudukata utwo tuntu two kubwa abantu ngo bajye ikuzimu, ntabwo ari ukuvuga yuko rwose tuba turi gucuruza, tuba tubabaye nk'abashumba b'umukumbi muto. Kubona umuntu nkawe nyine ubundi mu yandi magambo wakabaye uri intangarugero, uri kubwira abantu ngo ntibajye ikuzimu, wanabanyeze cyane, kandi uzi imirimo y'umwijima ubwamukorera ntaho bwitwa ko ntaho buhuriye n'ubwamuri koherezamo abantu. Urumva twe biratubabaza, twe turi kubwira abantu ngo muve mu kuzimu murimo. Ariko buriya hari ikintu natekereje. Ikihe? Yaranganje aravuga ngo iyo urebye imitekerereze yawe ukareba n'ubuzima ubayeho bushingiye ku madeni urimo abantu, bushingiye ku buzima bwo kwiganyira kubera ubukene, bushingiye ku bantu wambuye, ngo n'ubundi iyo nkurebye mbona uri kuzimu. Ubwo nuko ngo kuri we batari kuzimu n'abameze gute? Banza uzamure IQ yawe, uze no gutekereza nyine ukuntu we arareba, kureba ukuntu umuntu ameze gusa ahita amubona ikuzimu. Urumva ko asobanukiye ukuzimu ko ariko asobanukiye ko hari n'abantu bashobora kwicara imbere ye ariko bari ikuzimu kandi batajyanyweyo n'amahoro, kuko mu byo yavuze bituma babona ikuzimu nta mahoro, nta n'ibyiza, nta n'imigisha ibirimo. None nyuma y'ibyo arababwira ati rero namwe aho kugira ngo mukomeze mugire gutyo, ni mujye ikuzimu, mumanukeyo, mu bundi mujyeyo, mugireyo rimwe, mwebwe abashaka kuzana amafaranga badashaka kuba nk'aba babuze ubwenge bwo kujyayo. Namwe nimufate inzira ku wa mbere, mujye mumanuka mugende murwanire na Satani amafaranga, ku wa gatandatu ku cyumweru muyazane tuyasengere, mujye kwishyurira abana banyu minervari, mukora ibikorwa, mwubaka ibetaje nk'ibi biri kuzamuka hano mu mujyi hatoya, ntazajya mbareba namwe nkabona mumeze nk'izi ndindagizi zibereye ikuzimu. Masenge nkubaze, aba bamarayika bajyaga bajya gusura Aburahamu, yego, na Loti, baravugaga bakaganira cyane. None se aba badayimoni bahuraga na Yesu bari nko mu muntu, yego, baravugaga cyane rwose. Bivuze ngo hari imvugo z'abamarayika hakaba n'imvugo z'abadayimoni cyane. Ubu si uyu munsi umuntu ashobora kuvuga nkawe nk'umushumba mukuru, yego, ukamenya ko imvugo avuze ari abadayimoni, ari abadayimoni bamuvugiyemo cyane rwose. Birashoboka cyane. Wama nk'ingero. Bibiliya iravuga ngo ikizakubwira iyo nyamaswa izaba ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko ivuga nk'ikiyoka. Rero imvugo y'ikiyoka ni imvugo y'uburyarya yuzuye abadayimoni. Ariko harya barababwiye ngo
ntimuzigere mugira igiti na kimwe muryaho, ubu muba muri iyi ngo bya Edeni mwigunze muraha mu bwigunge, kandi atari ko bababwiye, kandi atari ko baba donc kwirengagiza ibyuzi kugira ngo noneho wowe utura abandi bantu mu mutego, ibyo babyita imvugo y'ikiyoka. Iyo umuntu rero dusanze wenda nk'ibyo yavuze tubisanisha nk'ibyo tugakururamo twa testinga, twashyiramo tesite, twashyiramo tesite tukabona ibipimo biri kuzamuka, baragenda guturika. Iyi mvugo y'abadayimoni ni iy'ikiyoka kabisa. Umuntu uri kuvuga ndumva atari uvuga naruko. None se ko twagendanye urugendo rurerure, yaba hano kuri za YouTube n'idini ryacu ryatureze, wama nk'ingero nibura tukungurana ibitekerezo, n'abadukurikiye haze kutwungura mu bitekerezo muri komenti, imvugo umuntu avuga ugahita wumva atari we uvuze ahubwo ari abadayimoni bavugiye muri we. Hari imvugo nyinshi zamamaye ahantu henshi hagiye hatandukanye z'abadayimoni, ariko izo mvugo z'abadayimoni zifite gishyigikira aho inshuti z'abadayimoni ziri, abakorana nazo cyangwa abo zituyemo, urumva inshuti nyine se ni umuntu mugendana mubana mu buzima bwa buri munsi, utajya mu kazi ngo uyisige ure kuyibwira uko waramutse n'uko wiriwe. Urugero ngiye kukubwira amwe mu magambo y'imvugo z'abadayimoni, bayumvishe kandi ziba mu bantu uzajya wumvana, bamwe banafashe bameze nk'abatazi ibyo ari byo, bakaba barafashe nk'ivanjiri. Irya mbere ngo intungane bwira icumuye karindwi. Buretse gatoya turaza kugendana n'abadukurikiye baze kumva neza. Bivuze ngo ari inzoka yinjiye mu ngo bya Edeni, ibwiye umugore ngo harya barababwiye ngo ntabwo igiti na kimwe mwemerewe kurya hano. Habanjije ijambo rivuga ngo intungane. Iyo tuvuze ngo umuntu ni intungane tutarashyiraho gucumura, aba ari umuziranenge cyane, aba ari umukiranutsi cyane. Ubundi sinonime cyangwa se isanira, donc ni amagambo bajya gusa. Intungane n'umukiranutsi ni ibintu bimwe. Yego. None inzoka imusanze muri Edeni, ndamubwata ko umukiranutsi yemerewe 7. Uyu munsi wakoze ndagira ngo abantu tugende twicarane muri Edeni, noneho tugiye twumva inzoka iri kuvuga ngo harya, ngo Imana ubwayo niyo yababwiye ngo ntihakagire igiti na kimwe murya. Ubu koko mujye mwigunze nta kantu mukoraho ntaki. Noneho tugaruke, turajya tujya muri Edeni tugaruke. Harya ni Imana ubwayo yabibwiriye ko intungane yemera ko umuntu ari intungane, ariko iravuga ati mujye mucumura nibura mujye hejuru ya 7. Oya, bwira icumuye karindwi ni ukuvuga ngo ni uguhera kuri na nyuma ya 7 uko yagerageza kose. Yagerageza igerageza, nibona byananze ibipapire wenda yikirize n'iby'ikiyoka birare yujuje uko zose, ariko 7 bigere. Iyo ni imvugo y'abadayimoni. Umuntu wese uzayumvana uzamenye ko atari uvuze ahubwo ari Satani uvugiye muri we. Twabonye ko Petero yagaragaje imvugo 3 icyarimwe sur place. Uri Kristo umwana w'Imana, ibyo ntabwo ari inyama n'amaraso zibishuye. Bibeshye bagukoreho ndabamara. Mvinyuma Satani. Twakuvayo tukajyayo mwami. Ariko aho ngaho uvuze nk'umuntu koko. Urumva rero ari igihe abantu bajya bavugirwamo na dayimoni na Satani, ariko bakabivuga biyambitse uruhu rw'intama. Donc kuvuga amagambo ari satanike, ariko witwikiriye. Donc uvuga tukagira ngo ni intama ivuze, ariko twakumvijwe. Yego. Kiyoka. Ikiyoka. Nk'ubu abantu benshi bazi ko iri jambo riri biburiko ari ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo intungane bwira icumuye karindwi, ariko iri ni ijambo riri satanike mu rwego rwo hejuru, kuko muri Bibiliya nta hantu ryanditse, nta nizigera ryandikwamo, kandi abantu barigifashe nk'ibintu byo gukina. Ijambo rya kabiri ni ijambo rivuga ngo yego, abantu bajya bitwaza batazi icyo risobanuye, rivuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Reka duhita turishamikiraho donc mu mvugo y'ikibi n'ikiza, kuko igiti kimenyesha ikibi n'ikiza. Yego. Buri muntu mu idini
abo uwejejwe muri ryo nicyo baba bashaka kuvuga. Icyo ni icya mbere. Kandi nta dini ritazatanga umugeni. Urumva ayo ni amagambo abiri asa nk'akomatanye. Iyo bavuze ngo buri muntu mu itorero abo uwejejwe muri ryo, abantu babivuga ni abantu akenshi na kenshi batazi gutandukanya itorero n'idini icyo ari cyo. Itorero rya Kristo ni dini. Ni dini iryo ari ryo. Iryo torero bakaba baryitirira idini ryabo. Kubera iki? Kubera ko akandi kanwa kavuga nk'ikiyoka kafashe idini akaba ari ryo kita itorero. Noneho rero ku buryo umuntu avuga ngo umuntu wese mu itorero abo uwejejwe muri ryo, akavuga ati nanjye ndimo n'itorero kandi nzaba uwejejwe muri ryo. Kandi kwezwa muri iryo torero ryawe urimo ari ryo dini. Ni ukumenya gukora imihango n'imigenzo irwanya ubwami bw'Imana. Jito urumva iyo tuvuze ngo abadayimoni bavuga bakwena abantu ariko ntibabimenye. Nk'ubu ijambo rivuga ngo inzira zose zigera i Roma. Iyo ni imvugo nayo y'umwuka. Yego. Sibyo? Ariko iri daimonique. Ariko iri demonique, sibyo? Uri kumva? Ni ukuvuga ngo buriya aya madini yose ni inzira. Ariko abafondateri bavuga ngo zose zigera i Roma, nuko babizi neza ko ibitekerezo byose aho wanyura kuwa gatandatu, sibyo? Wanyura ku cyumweru, wanyura kuwa gatanu, aho uzanyura hose tutafika Roma. Ngira ngo barabizi ko uriya mupadiri w'umuframasi ari we wadukanye iryo jambo. Bakabavuga abandi bakajya bababeshya ngo ni ukubera yuko ngo nyine ngo kiriya gihe ngo Roma yari umujyi uteye imbere, ngo imihanda myinshi ngo yagendaga ikahurira ngo umujyi wa Roma. Ntabwo ari byo. Inzira zose zigera i Roma n'umupadiri wabizanye, bamaze gupanga umutwe w'uburyo bagiye gushinga ari amashuri 800 yari umujeziwiti, bagiye gushinga ari amashuri 800 ya teoloji, bagacengera buhoro buhoro muri babandi bari bamaze kubiyomoraho, bikazarangira bose babashubije kwa i Roma. Kandi uyu munsi we nabo bakurikiye muri Amerika babizara aya marifomu bose mugende murebe amaobeliski bashyinguyemo amapiramide, niho muraza kumenya ko zigera i Roma. Kugira ngo abantu banamenye ko zigera i Roma, bazareba amadini yose n'ayahe tizihiza Noheli sinye Roma, mwereke n'ukuntu zose zihurirayo. Waba uri ku cyumweru, waba uri wahe, muhurira muri Noheli, muhurira muri Pasika, muhurira hehe. Kandi niyibagenera kuri uwo munsi. Nubwo wowe wavuga ngo ngiye ngo simbyizihiza, ariko kuri uwo munsi aba ari konje. Mu kazi kanyu uwo munsi nta kazi kaba gahari. Niba utabyizihiza uzajye ku kazi. Noneho tuzareba. Yego. Urumva ibyo rero ni amagambo mabi akomeye cyane. Rero buri muntu mu itorero, iri jambo ngira ngo umuririmbyi yavuze ngo buri muntu mu itorero abo uwejejwe muri ryo, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Ubundi umuntu uri mu itorero rya Kristo aba yejejwe. Kuko uramutse utejejwe nta nubwo mu itorero wazabona Imana, ntiwanajyamo, ntibinashoboka. Iyo bavuze itorero rya Kristo rero ntabwo baba bavuze idini iryo ari ryo ryose, kuko itorero rya Kristo ni umubiri wa Kristo. Yesu aribereye umutwe, kugira ngo kuko Yesu Kristo rero ijambo riravuga ngo uvuga iryo zina wese ave mu bidatunganye. Rero n'ubundi ujyanwamo nuko wejejwe. Tuhuze na rino jambo rivuga ngo dukwiye kujya gukora imirimo y'Imana mu nzu y'Imana. Wakora ubushakashatsi inzu y'Imana iri kuvugwa, ugasanga abadayimoni babigishe ko inzu y'Imana ari izi nzu zubatswe n'intoki z'abana b'abantu. Ariko wajya muri Bibiliya wasoma ugasanga inzu y'Imana ni umutima ukiranuka. Inzu y'Imana ni umutima ukiranuka. Narindi gushyira umucyo ku tuntu nka tungaye. Ikintu cya mbere nababwiraga ko iyo bavuze ngo buri muntu mu itorero abo uwejejwe muri ryo, ntabwo baba bavuze buri muntu mu idini. Icyo ngicyo kigiyeho umucyo. Niba uri umunyedini bakajya babivuga ukabyumva neza. Yego. Amatwi yawe arafunze. Yego. Kandi arafunze. Aradadiye ahubwo. Urumva ijambo rya gatatu, abantu bavuga ngo itorero ricumbikiye idini, ngo idini ricumbikiye itorero. Zero. Ntabwo bishoboka. Izo ni imvugo z'abadayimoni. Izo ni imvugo z'abadayimoni. Kuko nta n'ahantu ibyo byanditse. Umugabane w'abizera nawe ure n'abana ba Bereyari. Umucyo n'umwijima ntibiturana. Ise w'idini ni Satani. Ise w'itorero n'umutwe waryo ni Kristo. Murabizi ko baba bahanganye. Urumva ntabwo bishoboka rero.
kandi muzanababaze cyangwa muzasome na Bibiliya n'abayobozi b'ayo madini aribo babahagarariye birwa babashuka, muzababaze nimba hari umunyedini uzajya mu ijuru. Ikintu n'ubundi nabo barabibibwirira ko nta kuko biri biburiko ijambo ry'Imana rirabitubwira ko nta munyedini uzajya mu ijuru. Matayo 23 reka tubishyireho umucyo 15. reka tubishyireho umucyo. Yego. Ishyanga ryera, itorero ry'Imana, yego, abera bo mu isi, imfura zo kunesha no kuzuka, yego, biringira umwami Yesu, bamukurikira ahajya hose. Nta na rimwe idini ryigeze ribacumbikira, nta na rimwe, guhereye mu kuvuka cyane kwabo kugeza mu ijuru ryabo, nta na rimwe bazijya bacumbikira itorero. Zo ni imvugo z'abadayimoni. Yego. Ijambo ry'Imana Matayo 23:15 aratubwira ngo umuntu wemeye idini ahita ahinduka inkubwe ebyiri, kuba umwana w'igehenomu. Ntabwo rero umwana w'Imana wenda ngo agire imigabane ibiri. Bibiliya yavuze ngo ahita agira imigabane y'inkubwe ebyiri. Inkubwe ebyiri ni izihe? Ni ikibi n'ikiza. Uyu muntu abazi kwambara ibirebire, azi kubisambanira cyane rwose. Uyu muntu abazi kuroga, azi no gukubita tenari na ruto, azi no kwantona, azi no kwatona, azi no kubwiriza. Uyu muntu abazi kugambana, ariko azi no gusatura cyane. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo abafite inkubwe izo ebyiri zimumenyesha ikibi n'ikiza, arakibungana paka ageze gehenomu. Yego. Twagiye ibyo rero, icyo ngicyo nacyo nizeye ko abantu babyumvise neza. Irya kane abantu bavuga ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga. Itorero rya Kristo riri ku mpinga y'umusozi, riranagaragara nubwo rimwe na rimwe muribona nk'abatariho. Ikibazo ni uko rimenywa n'abaririmo. Abantu bo bakavuga ate ko ntaryo njya mbona kandi bambwira ko ndimora. Ese waribona gute? Ribonwa, rizwi n'abaririmo. Noneho bakajya bavuga ati mwivunika, riri mu ibanga, niyo mpamvu mutarireba. Riba mu ibanga. Nta itorero ry'Imana riri mu ibanga, riri ku mpinga y'imisozi miremire. Bibiliya iravuga ngo ririho, munaribona ari abazi kurireba. Nta muntu wakongeza itabaza ngo atwikirizwe. Ntibibaho. Nyir'ubwite azarishyira ku gitereko. Neza niba ryari riri mu ibanga, abo bacaga imitwe nabo bahigaga babakuraga ko ryari mu ibanga. Ko riba mu ibanga babacaga imitwe barebeye ku bambaga bashingiye ku ki? Baba bacaga mu mwuka cyangwa bayakatishaga udushoka. Ntabwo itorero rya Kristo riri mu ibanga. Ahubwo nimba ahantu uri ntaryo ubona, urumva ufite ikibazo gikomeye, cyangwa se nuko naho uherereye bishoboka ko nta bari muri iryo torero bahari. Iyaba ufite Kristo ntushobora kubura itorero rya Kristo. Nibibaho. Kandi nyine nese barakubwira ngo ari ryo ari we mutwe wawe risangira ryaryo bigahita bivuga tawe cyane. Rero ibyo ni imvugo z'abadayimoni, kandi ni imvugo zaje kugira ngo zihenebereze abantu bo muri iyi minsi y'imperuka, kugira ngo barinde barimbuka mucyo bita ikinya. Bizeye inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu mu mutima nk'izubushye. Ubundi izo ni imvugo z'umuntu wahiye mu mutima. Imvugo z'abantu bahora mudatogira ibyo mutoneka. Imvugo z'abantu bafite inkovu zubushye nimbi. Takorupati mana we gira umuzi ko bigera mu nkovu bikaturya. Twajyaga twihimbariza ati zatwambutsa Nyabarongo y'ibiziba. Muzaba mujya he ariko dukora ukuntu twadufashaga none. Fata ifoto zikora twe twagazaga inkovu tugumva ukuntu inkovu kugira umuntu akabasha gusinzira. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Itorero rya Kristo ntabwo riri mu ibanga. Itorero rya Kristo riri muri Kristo, kandi abari muri we bose bararibona, bazi naho riri cyangwa se banaririmo. Oya, kandi ijambo ry'Imana ryarasobanuye ko bakurikira umwami Yesu ahanajya hose. Bose iryo ni ibanga. Iyo bavuze ngo arega abantu bajye bumva dusubire muri Egiputa, umuntu uza mu ngo bya Edeni, iyo bavuze ngo itorero ni ibanga, baba bavuze ati ibyo bintu mu biceceke mwere kuzajya mwigwa munavuga Yesu ntago ni ibanga. Ibintu by'ibanga se barabivuga. Nimukajye mubivuga, mukabwiza abantu ubutumwa bwiza mwobohereze mu itorero ni ibanga. Ni ibanga, mujye muceceka. Ariko rero ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ubutumwa bwiza butwikiriwe, butwikiririwe abarimbuka.
ariko butwikururiwe, ariko nimba butwikururiwe abakizwa. Yewe. Rero nimba wowe wumva kuri wowe bitwikiriye, niba wumva itorero ari ibanga, kubera ko nyine saba nyine kuma mwibanga, uri nk'ubwebye uri kujya Gehinomu. Ariko rero nimba uribona rero ko nyine ni wowe, ku buryo mu masengesho tuvuga ati ndakumva uwo mu bacu. ubu ngubu ntabwo byashoboka ko biyoberana. maze kubibona koko uravuga bati Beelzebuli dayimoni nubwo bati kandi ibyo bintu muri kuvuga mushaka kutwemeza ko ritari mu ibanga, riri mu ibanga. Ntabwo umuntu wese reka nkubwire umuntu wese uri mu itorero ry'Imana aho yaba ari hose, Bibiliya yaravuze ngo abantu tuzabamenyera ku mbuto zabo bera cyane. zizaba zera ari ziri mu ibanga. Ninde wakubwiye ko voka iyo igiye kwera yerera mu mababi cyangwa yera ahagaragara? Sawa, twikomereze. So itorero rya Kristo ntago riri mu ibanga. Ijambo rya gatanu, ku mpinga y'imisozi. Ijambo rya gatanu, ibintu bakunda kuvuga ngo barango n'abantu ngo babatambye ngo nabo Uwiteka yimikishije amavuta. Umuntu Imana Uwiteka ngo umuntu Uwiteka yimikishije amavuta. Aba bantu bihaye Imana, aba bantu yabasigishije amavuta. Ninde Uwiteka yabyaye? Aho tumubonye ko abakurikira Umwami Yesu bose bagiye, abantu yasize amavuta abandi yabasiga ntabameze bati ni bandi. Mumbwire Yesu mu munsi ubanurira. Yego. Yesu ushobora gufata abantu bamwe akabasiga amavuta abandi akabihorera. Ese ubundi ayo mavuta ni ayahe? Namwe mujya mbona za mu binuza byigondo na bya bikoni bimeze nk'inzoka ariko buriya roba hari nk'ibintu njya mbona by'ubuyobe. Mu minsi yashize naravuze kandi iyo ndebye mbona abanyarwanda batarigeze babwirizwa ubutumwa, nta n'ubutumwa baza benshi. Barambwira ate ko masenge uzi kuri umusazi ibyo bintu uvuze ni ibiki? None se ubu njya mbaza abantu nkababwira nti nk'ubu iyo murebye ari amavuta baza bakashyira mu ihembe, nk'ubu uyu munsi iyo nicaye hano nkavuga ni ngende umushumba wo mu ishyanga wo mu kumbi moto, bavuga ati ko bamusengeye ryarira ninde wamwimitse, ngo bakabona ibyo bintu bidafata. Ariko umuntu wimitswe na Sebiradiyo, urumva narakoresheje ikirori Sebiradiyo agafata amavuta niyo yajya kuyasukiraho hehese, muri hoteli runaka niyo bayansukira hano inda iri gusambanira hano, ubwo ngo babumva Uwiteka nyimikishije amavuta. Ngo kubera ko abantu banyimitse. Nkibaza ubundi mwe muzi Uwiteka yimikishije ayo mavuta, wenda reka duse nk'abajya muri sayidi yanyu. Uwiteka yahamagaye cyangwa uw'Imana yahamagaye n'uw'abantu bahamagaye, uwo Yesu Kristo yimitse n'uw'abantu bimitse, umushumba ninde? Masengesho ubwo mise nibuka ijambo rivuga ngo Bibiliya ni inyanja. Yego. Iyobya kandi ikayobora. Ishamikiro n'ijambo ry'abadayimoni ribuza abantu kumenya ijambo ry'Imana. Ngwashwe da ngwashwe ngo wamenye byinshi azabazwa byinshi. Ryo ni irya ruko wa mugani wa ryo ni irya ruko wa mugani wa ijambo ry'Imana ryatubwanga ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo gutunganya umuntu no kumweza no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose kugira ngo abone uko akora imirimo myiza yose y'Imana. Ubwo iyo ni inyanja koko, ariko iyo ni Antalantika. Inyanja ni iyi. Ngo tusingiye kumenya byinshi nkazabazwa byinshi, ntazatuma mbika ijambo ry'Imana mu mutima ngo rigwiremo nkayicumuraho. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya iki? Ijambo ry'Imana. Ariko ati oya wibazwa masengesho umuntu wamenye byinshi utatuma amenya ibintu byinshi nkazagera imbere yayo nkabibazwa. Urwo rukiko ruzakubaza ko wamenye ijambo ry'Imana ryinshi. Dawidi ko yavuze ngo haribitse mu mutima ari ryinshi bituma adacumura. Wowe uri kuryihunza ijambo ryawe ribe rigwiriye. None
mutazarimenya harya yarababwiye inyigisho z'abadayibonisha ati hoya iyo tuje tugasanga mufite ijambo ry'Imana ryinshi kubatsinda biratugora kubinjiramo no kuboshya biratugora nimukamenye byinshi mutazabazwa byinshi ati wa mugani abadayimoni bari kugutsindagira nk'ubunebwe ijana kumanura mu ndiba y'urwobo urumva inyigisho z'abadayimoni karahiya kazu ka dayimoni buturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka. Ibyo rero tubigizeho umucyo abantu bajye bamenya ukuri. Uyu munsi twaje kwamagana amagambo y'abadayimoni n'inyigisho zabo zinjiye mu bantu bakazigira oya n'abantu nyine bafite ubushye mu mitima yabo. Amagambo y'abantu Bibiliya iravuga ngo bagenewe cyanditsemo inkovu bagenewe kera. Twongere tubaza abantu ndababwiye kujya muvuga ngo iki Imana yanditse yaracyanditse. Imana ni Herode hitukubitaho n'akandi kavuga uri kumva ngo kurimbuka arahari n'ubugingo buhoraho arahari. Herode mwamuhinduye Imana gute? Pilato yarivugiye ati njyewe icyo nanditse ntacyanditse, nanditse ko yari umwana w'Imana, ko ari umwami w'abami. None mwe mwarabifashe mubijyana ngo iki Imana yanditse ngo yaracyanditse. Pilato ariko ubwo Imana yanyu wa mugani yagiye turi kuyirenganya kandi ariyo yari yanditse. Wabona ariyo basenga. Iriya yari yanditse ku cyapa kiri hejuru ya Yesu. Babwiraga ati ko wakwihangana basi mujye bavuga ngo ninjye ugira icyo rema nkagikomeza, kuko Uwiteka we afite ibintu arema kandi akabikomeza. Ariko icyo nanditse naracyanditse. Ijambo ry'Imana yavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nahinduka akabireka umutima wanjye ntuzamwishimira. Wivuga rero kuko Imana yabwiraga Abisirayeli ngo nzabana namwe, nzakora gutya nzakora gutya. Muzasome bigeze kuri Eli Imana yavuze gute? Yaramubwiye ngo Eli we nari naravuze ko uzaba umwami uzaba umutambyi iteka ryose, ariko nshingiye ku buryo utahanye utabaye maso ntuhane n'abana bawe, ukansuzuguza ugatuma ubwoko bwanjye bwa Isirayeli buncumuraho. Guhera uyu munsi ibyo navuze ndabivuguruje. Ibyo oya Salomo Imana yamubwiye ngo nsaba ikintu ushaka izacuramo bazacyumva bose amatwi yabo azacuramo injereri. Byagenze gute? Bose ntibarimbutse. Cyanditse yaracyanditse. Komeza utyo. Izo ni inyigisho z'abadayimoni z'ubushye. Izo ni inyigisho zo kwagaza zibashimira ku mbase umuntu akikoza ati wi atire ati ni paracetamol erere. Imana ivuze ko ikwanditse igitabo cy'ubugingo. Aho uzanyura ngo mu gitabo cy'ubugingo. Hari abandi bambwiye ngo bahora basengera ubugingo. Mana uzaduha ubugingo, Mana uzaduha ubugingo, Mana uzaduha ubugingo. Kandi nyir'ubwite yarabutanze ndetse bwishi. Kandi ubwo umuntu akakubwira ati se mwe data ufite Kristo? Ati ndamufite n'ukuri namwakiriye muri 90 nakanga. Neza ibyo uri gusengera usaba ni ibiki n'ubugingo. Imana tubarira iduha ubugingo. Kandi Yesu arivugiye ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta ujya kwa data ntamujyanye. Umfite abafite byose nyine bizera n'izi. N'ubugingo. Ati ndamufite ariko azamu ubugingo. Umfite udafite ubugingo ni bwoko ki? Wakwakiriye utanga ubugingo uwo ngo mwatoraguye ku muhanda ko ari umutoragurana mukamwihorero. Ubwo utoragura Yesu w'inzira kujyana wagera ku bugingo, wajya ku bugingo agahita avamo. Kavuga uti ukuri nzamukura he kwa Kayanja. Kagenda ukamusakuma hasigaye ubugingo ninde uzamumesha? Ernest. Kubera iki nubatse inzu irirahiye? Koko ibyo utwo tuntu mubamo n'uducuko. Ibyo nk'ibyo batati n'utudori amba narabuduruduru tuba muri Yesu koko. Kubeshya mwaragowe mwararushye. Iyo ni imirimo y'umwijima n'imvugo z'abadayimoni. Twagiye urumva hari n'abandi batwarikiye muri comment hari izindi hari imvugo z'abadayimoni nyinshi. Noneho aba bahanuzikazi b'abarangi n'aba bahanzi babo barazigira kugera ku rwego
yandika n'indirimbo wayumva ukabatisha iyi ni dayimoni iri kuvuga. Iyi naruko yatonaga iyi naruko yahatonye kabisa. Ntabwo ari umuntu kabisa. Hari imvugo kandi izi mvugo izi mvugo ni ikirano tuziriko, ndatwita utuziriko, ndatwita imirunga, ndatwita iminyururu y'abanyamadini. Buriya nta muntu wasanga mu idini kubera benshi baba bafite inkovu bagomba gushimwa, bazigomba kwagazwa, zigomba gusigwa utwo tuvuta. Indi mvugo mbi tuvuta dusigwa ku nkovu. Umva indi mvugo mbi basiga ku bushye. Utwo tuvuta two ku nkovu basiga ku bushye. Imvugo ivuga ngo iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Sinaburara nakemera nkabeshya. Imodoka bagenderamo n'icumbi batuye. Mwabapfumwe ubwenge n'ubuye 28 Yobu aravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko n'ubura ubwenge Imana izakureka. Munakubwira ngo muryamane rimwe haguha akazu kanga rero n'ubura ubwenge izakureka. Matayo 5:5 umuzumbirwa wajya kwijako kayibura. Ubwo bwenge bw'ubucakura bwo kwiba no kwica no gusambana n'ibyo byaha nibwo bwenge kubaho Uwiteka. Ngo abana banjye baburare masengesho. Imana ivuga iki se? Iravuga ngo nitubura ubwenge izatureka. Babarira ngiyeyo. Okay, ngaho bubu genda. Abadayimoni buri aba bafite ubwenge batimura. Ariko izi mvugo ziba zirimo contraction uri kumva nk'irayo muri Edeni. Abadayimoni baba bakwena baba ubwubuze ubwenge irakuretse ndabizi. Umuntu guhera mu isezerano rya cya kugeza muri shya. Umuntu wese ubuze ubwenge Imana iramutimureka direct. Ahubwo baba muri bari kubusaka. Nta kuntu twakubuza ubwenge. Kubwo uracyabufite muri iki gihe ko urabumaze. Ubwenge urabumaze. Ko kuri ubu umuntu w'isugi tumwita umurozi. Ubwenge zakureka ubura akazi. Ubwenge ugumana ubusugi. Ngubitsemo uburofa iwanyu bararoga. Nubwo bwenge baba bavuga. Ariko rero ayo ni amagambo nye n'amavuta basiga ku nkovu z'ubushye z'ibyaha zitakize. Yego. Hari abantu njya numva bavuga ngo isaha yo gupfa ngiyo yageze. Ngo yapfuye ngo yari isaha ye rwose. Ngo nta muntu abadayimoni bariganya ngo Satani nta muntu Satani ko namwe muramukabiriza. Aruwambwiye kandi shabamuhaye uvuga butumwa sha. Ko namwe muramukabiriza ngo Satani yakica umuntu gute? Koko yamwica akamushobora koko Imana itavuze ngo isaha ye kwiba yageze. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nta kindi kizana Satani kwiba, kwica, kurimbura. Hari unakwibye. Hari iyo umuntu agukomye ihembe wari ugiye mu kazi rikaguguturira nzira. Ubwo harya n'Imana ibigennye isaha yawe. Ubwo ni Imana noneho. Twikomereze. Mugumane n'akazi kanyu. Hari abantu njya kumva ngo paracetamol, modiyakini, parasimodium, ibuprofene gukuriyeho urupfu. Narubonaga imbere yawe. Mbonyere mbone kota. Ati mada haguruka. Wowe waturutse hehe? Ufite abana bangahe harya mada? 6. Warubataye. Mbonye imfubye 6. Nibyo nagubeshya imfubye 6 naye zibonye zishoreranye zikora amaboko. Mbona abantu bari kuva iwawe na serikeye bayikoreye. Ariko Imana irambwiye ngo igukuriyeho urupfu. Sirukuyeho kubera iki? Kubera waje hano. Araharu bajya Imana ngo ikabakuriraho urupfu. Masenge nkubaza ikibazo. Duhere kuri iyo mvugo y'abadayimoni. Sibyo? Ubwo n'ubanuzi bw'abadayimoni. Iyo Bibiliya ivuze ngo Imana irinda ijambo ryayo. Imana ikakwaturaho ko ikuyeho urupfu. Cyane. Ubwo ntiba birangiye. Ubwo biba bivuze ko utazapfa iteka ryose. Kuko Imana iramutse igukuriyeho urupfu. Ese Imana
tubibutse ko nimba Imana ikinguye ntawe ushobora gukinga, n'urugi rukuraho ikarutwara kuko ubwo ntabwo ruba ruzakenerwa. Ijambo ry'Imana avuga ngo dore shyize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ubasha kurukinga. Hanyuma nimba ikuyeho n'urupfu ubwira rujyana imuhengeri ku buryo ntarwo uzahura narwo. za mpfubyi birangira zizibaye ko njya kubona n'ubundi zavuyeho zivaho ariko umva imvugo z'urupfu oya we ngo muhaguruke ngo ubwo turi nko muri korari umuhanuzi umwe ntabwo ari hano undi ntabwo ari muri iyi undi ni iyi turukureho ahubwo bari banarukura wese si bo baba baruzanye ubundi bari ku rufu baruhamagara barutungira urutoki turiya washobora kumukindura. Ariko reka mbabwire Bibiliya irabanga Imana urupfu yarugize irembo kubizera twakuriweho urupfu rimwe risa ntabwo tugipfuye. Bibiliya ivuga ikiravuga ngo natwe twari abo gupfa nk'abandi bose, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi Imana yisi duhindura abazima na Kristo. Kandi umuririmbyi umwuka umva indi mvugo se Dawidi arivugira ati ntago nzapfa nzarama kugira ngo mbwire abantu imirimo n'ibitangaza. Ndemura ati mubwire abantu ko tutazapfa muzapfa se nanjye Robert bazashingura umunsi umwe. Umuririmbyi maze yaravuze ngo nungenze utyo mwami umwuka nuhe umaze guhera ubwo ruzanyinjiza aho batagipfa. Undi arikiriza avuga ngo nintumirwa ngeze igihe cyo gupfa ngiye nzagira ibyishimo bidasanzwe nzaba kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu irakuraho irujyane ko ari irembo. Ntago bashaka gusanga umukunzi wabo twese turagukunda ateko ko ndeba urupfu imbere awe toka shitani mwizagezo mwizina Yesu twirukanye imbaraga z'umwijima korari yacu yirinde twirukanye uyu mwuka wo gucura uyu mugeni nabaretse yisanga uwamukoye turabyanze Mana Uwiteka uzi ni wowe ugera imitima mu izina rya Yesu Kristo twirukanye uyu mwuka wo gusanganira umukwe. Niba bari umugeni ariko utwo tuntu mwadukuye muratunaniza muratubabaza. Bati se muntu we ibyo bintu uvuze bisobanuriye ngo ni amayobera matagatifu. Wasoma Bibiliya igasanga irasobanutse umva ukuntu ivuga ngo Yesu yacira abantu imigani uri kumva bamwe batari ariya ni amayobera matagatifu cyane abigishwa bamaze atari aya mayobera matagatifu bimeze bite kuko ndakuvugira mu migani umva ukuntu yababwisha yarabwiye ngo mwebweho abantu bazi kubwira ubw'Imana babusobanukiwe batazi ko ari amayobera matagatifu mwahawe kumenya amasengero ubwira ubw'Imana ngo ariko bari abo bazi ko ari amayobera matagatifu babyumva ntibabisobanukirwe barabireba ntibabibone bagahita babyita izina kabiha umubatizo ati ibi ni ibintu by'amayobera ku gahanga ibi ni amayobera matagatifu ataminaje ntabwo ubwira ubw'Imana ntabwo ari amayobera gusa cyo koza byayobeye abanyabwenge byayobeye abayuda byayobeye abafarisayo none dore n'abasadukayo birabayobeye n'ababarenganya byayobeye abakatolike n'abateperi none dore n'abadive birabayobeye byabayobeye abahamya byayobeye aba muri caci byose birabayobeye pe birangije bibaye amayobera bibabanye amayobera neza hakumva ukuntu Pawulo yabonye bati mbega ubwira ubw'Imana we n'abamarayika ngo barabubonye bati ko butangaje kubona Imana yambaye akamero k'umuntu mva sha abantu bamenye ubwira umasengero batakiri mu mayobera. Ariko umve igiti kimenyesha ikibi n'ikiza baravuze ati ni ibintu bitagatifu ariko ntago mwemereye kubimenya n'amayobera shana uzahirahira azabona ishyano ibyo bintu mubishyira hariya ni ibitagatifu ibyo ngibyo kandi byo bituma tubarindagiza murashaka kubimenya kubera iki nibihore biri amayobera biyobereye ba nyoko biyobore abuzukuru bose bizabayobere bakamugwengeye
Buda abantu batazi uburyo izi mvugo ari mbi. Ni imvugo ziri demonique. Ni imvugo ziri satanique. Ariko Paulo yari yarabirebye neza aravuga ngo bisigaye. Twarabigishije ariko ni mukina. Ngo mukumve ko ari ugukirana. Abafite ubutware abantu bo mwijuru abafite ubutware abategeka abafite ubushobozi bwo kubibabwira bitewe nayigondoye mu gihe babasutseho ntimuburane nimba tubabwiye ko namayobera niba tuvuze ngo umuntu Imana yimikisha amavuta nukamuvuge mwibeshye iriya mana ariko ziriya mana njya mbona zibasuka amavuta agondoye n'inkoni zimeze gutya nizo muvuga njya mbona ku birori bya no hari ukuntu bahita bashyiramo dayimoni ati iyi nkoni igondoye nk'umutwe w'inzoka bisobanura ko iyo ugiye kurenga imbibi bihita igarura tarengaho wamushenze ziriya nizo mana muba muvuga ziriya za Elayo niyo mavuta muba muvuga Imana yimikisha abantu sawa umva sindi mvugo ngo ariko ngo ibyo bintu ngo nimukavuga abantu nimugacira abantu imanza umucamanza n'umwe wasomeje muri Imana bavuga ngo muhane imirimo y'umwijima. Timoteyo wenda kwandikiye umwana wanjye uhugure uteshe kandi ubikora ufite kwihangana kwishi. Bivuze ibyo ngo iyo bavuze ngo kwihangana kwishi ni iki ni igihe bakubwira ati Robert wagihunyiraho Imana Robert wagihunya amaraso ya Yesu guba nawe ndinze ngana guke nibwo ngambe nakigitutsi shamuru wamudutse Imana kubabarire ubwo ufite ibihunyira bingaye muri wo umuntu aratubwiye ngo umuntu burya ngo nagutuka ngurimbwa zamenye ko muri we hari mwifamu yimbwa abonye hari kamwe kamutwara ubundi neza kuzuye umutima siko gasaza gasesekara ku munwa umuntu nyine rakubwa ati wagihunyira we kiba kimucinze ariko ubundi aho byororewe kiba gicinze kiba kivuye mu ifamu kikaguru ateganira amorere ese yavuga ko agikuye he handi wawe wavuga no kimuci ko umbase iyo uvuze Trump nta kibazo ukavuga i Burundi nta kibazo ukavuga Tanzania nta kibazo Afrika y'Epfo nta kibazo n'abantu baho wavugana na Bibiliya ariko vuga kivuge mami wacu nyiramwiza yo kuvuga kibakwire wacu mwagiye mureka kwirwa muvuga abantu ko yambaye ishusho yo kwera zakana imbaraga zako nimwe mushinzwe zo gucira imanza ninde wabagiza amacamanza ko ari Yesu wenyine mucamanza utabera Bibiliya wayisoma bati muri abami mukaba n'abatambyi ako masenge abami bo muri Israel bakoraga iyo mirimo n'abatambyi babarungwiza ukuri nasomye ko Salomo yari umucamanza yego agacira imanza abaturage niyo mpamvu bamuzaniye yego abagore ngo barwanaga umwana agacira urubanza rutari urwa kibera abatambyi bakoraga batambiraga abantu ibitambo yes nese uyu musi niba Kristo radushyize hano akaza kutuvugiramo avuga ati mwihaniye n'imirimo y'umwijima izi mvugo nizo gutera waraza umbuza gukorera umurimo w'Imana gute urumva iyo mvuga atari abadayimoni iyo ubujije umuntu w'Imana gukora umurimo w'Imana ngo yere kuba ngo mwivuga abantu ngo barango nabatambye oya urumva umuntu ukwandikira kuriya namenye ko ari amakote yazira nkozi zibibi zibazamba bambitse nizo bifubika zira nkozi zibibi bya bindi by'abahanga bavuze ngo iyo umunyabwenge ashaka gukora ikintu tumikigori avuga ati genda mwana genda rugoryi byaguhita cyakurange nubwo ryama nabi bakumenereyo Ezebe ntabwo yavuga akareba agakora imibare atako buriya na bota zapfate ngiye gufata amabuye nkatera na boti byakwandika nabi hano mu binyamakuru by'i Kigali byandikwa nabi byaboneka nabi kujya kumusura azambona ahita amenya ikinjyanye ndabigenza nti gahunda bica ngo mu masengero kanegura amasengero 2 3 umwuka w'ubugoryi ubinjiramo ibigoryi kandi ngo bibasha kujya gukomveka abantu ibigoryi burya ngo ni ibigoryi biba bishobora guhagarara mu bantu ntago cyaba ikigoryi kitungirije Ezebe nibiba cyagomba kujya hatisha ubugoryi bwanyuzuye nabumvishe batuka Imana n'umwana Ezebe nyangaja nzajya nkwangarije abandi nzajya nkwangarije abandi cyane urumva
shyiraho gusa wowe Shyiraho, nzakwereka urumva? ndabazi aho baririmba ndahazi baririmba, n'aho babwiriza n'aho njye bataha ndahazi ndahazi. ikumva Urumva? nabanye nabo njyewe Urumva? we shyiraho umwuka w'ubugoryi gusa umwuka w'ubugoryi Eh. ujya wagiserera za wadira imiti ujya wagisereza za mobile money gusa ubundi nkwereke pfa kuba ndi umushumba ibyo naragira byose cyane nkwereke nyangaje umwuka ugahita uza ari amakote ubundi mbere najyaga ndwana nayo ntazi ko ari amakote yashyiriweho kuzifubika ariko disi aho mbimenyeye ubu ntago ndayihorera oya nkikomereza tugomba gukubitaho ikote rituruka naho kuba ryambaye ntabwo turi ku rwego rwanyu nyakareka mfasha mwa makote mwe ntabwo turi ku rwego rw'amakote turi abantu turahangana n'ibigoryi ntiduhangana n'amakote byifubitse na boti bamutera amabuye ariko ntiyarekura sinatanga gakondo yanjye hejuru ya Yezebeli twikomereze hari ijambo rya 11 rivuga ngo impano ntaho ihuriye n'agakiza iyo ni satani ugiye ivugira ntabwo yari abadayimoni niyo kuri siyeje ubundi ziriya umuntu ubuze ubwenge imana iramureka yari imvugo ziba zari zo ku cyicaro iyo ngiyo ngo yasharuba ngo njye ndabizi ngo agakiza ntaho gahuriye niba ufite impano idahura agakiza isoni satani runaka arahanura n'ibyo aramanurira n'ijipo arayimanura nubwo yamanura ijipo ariko ni ukuri byamanuriye byose ndabibona niba ujya unsengera nkagubwa neza wumva hwika imizimu ati iyo turangira gusenga akamanura ijipo muri mwe yarambaranye Robert nubwo waba uzi kubwiriza ati pe ati impano ntaho ihuriye n'agakiza atari ko hariyaho cyane ndayamanika cyane ati ntaho rwose ati imana imukoreramo nubwo ameze wasoma Bibiliya ugasanga nka ba Paul bari bafite impano y'Imana ugasanga yanarindaga n'ubutumwa bwiza n'ababuriye akavuga ati Timoteyo ujye wirinda ibyo byari amasiporo uba ukora n'iki byose kubyitoza bishobora kugira umumaro mu bantu ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro kuri byose murinde isezerano ry'uyu munsi ni irya kera ugomba kurinda ubutumwa bwiza kugira ngo butaza mu gahe ese mwene data ko tubona ibi hari ibintu uri gukora bidahesha Imana icyubahiro Yesu yaravuze ngo ntawasoromo imbuto z'umuzabibu ku mugenge kandi n'isoko imwe ntishobora kuvamo amazi mabi n'ameza hanyuma rero bashobora buriya hari ukuntu amasoko y'ubu kubera tekinoloji ahageze ajya agira gutya agacayuka bakubitamo akanini bigacayuka mu kanya akaba ariko buriya n'ubundi nubwo wayabona hejuru ameze nk'urubogobogo ariko n'ubundi ubwandu bw'amazi ntabwo buba mu isura yayo njyewe hari umupasiteri dayimoni yakoreyemo abafashe telefone arambwira ati Roba bite ni byiza uvuga ukuri ariko ukuri kose siko kuvugwa ngo nawe baraguhamagaye banshyiriyeho komite ishinzwe kunganiriza ukuri kose siko masenge twumvikana ba bintu uvuga n'indakubwe kujya ubivuga ariko njye mvuga ijambo ry'Imana nese hari icyo mvuga cy'ikinyoma ati ntacyo ariko se noneho ukuri kose niko kuvugwa ubu sereka nkuba uje ejo bundi uraturusha iki uje ejo bundi reba turabasaza dusaziye muri iri dini ibintu byose we uje ejo bundi uzi n'ibirenze ibyo uzi ubuze ko tubiceceka nuko nta munwa dufite ntabwo ariko kuvuga ntabwo se kugira ngo nditayirwa n'izina rya Danara wakana we rero umva ngubwire byose siko babivuga numara kwigira hejuru uzahindura ururimi nise ko nasomye Karebu kandi kaba icyitegerezo cy'abizera ko yavuze ati za mbaraga naterana afite tarani 40 izo narindi mfite mu butayu nizo mfite n'ubu ni Kanani kuki kumwe ko ruzahinduka ati ifite imirambo mba ndeba arazwagobwe yakwereka ibihanga ukavuga ati nibyo koko ariko n'ubundi ibihanga byo bigomba kuba bihura n'intumbi iri kunuganira bategereza ukuntu ikiri nzima yavugaga katisha cyakora sha barazishoboye kandi zazize iki kuzibwira ko kuri koze kutavuga minja nta kuvuga bagatomeka minja ngo ntawe uvuga ninjya mu kanwa iyo nayo niyo iyo mvugo nayo ni
ariko shaba harababejeje kuva nahura Ninde wababwiye kuva nahura na masengesho ubuzima bwarahindutse ubu nsigaye genda nicaye dadi bimu timushumba fata iminota 30 yo ndakuvuza pe ndakuvuze Rwose uri umubyeyi Yesu nawe ugira umuhuriye ibyiwe. kuva nabaho ubuzima bwanjye nahura na Yesu nta kintu nabonye ariko kuva nahura nawe mushumba sekuse vi Imana y'amahoro irengera abantu bayo ndi kugana ku musozo twagira ngo tubabwire ko impano umva indi mvugo y'abadayimoni n'agakiza gatoya nta n'ubihura biragendana umva indi mvugo y'abadayimoni ukavuga ngo ntaho bihuriye mana uzambabarire ku munsi wanjye wo gupfa nzabona umwanya wo kwihana amahe nkawe amahe nkawe ngwaro nese ku minota ya nyuma yabonye umuntu Umufasha. wari umuri mwese mwabaye ibisambo koko cyo mushaka kuryiba ku musaraba uzi ko abantu bose bigize ibisambo ibisambo mwateganika y'igisambo barayisigaye nzajya gushiramo umwuka n'imvugo z'abazimu ko hari igihe wasanga ahantu uzabambwa Yesu ntabwo uzaba uhari zakora ubu n'igihe atazirirwa kuri ubu hasanga hari igihe atazirirwa haza aho hantu kazabambwa ahantu atari ubwo uzabigenza ari ikiganiro Shafi yakoze aravanga yihana bose siko Yesu ababarira cyane abantu mwihana mwese mumenye ko muhamwishuka ngo njya gushiramo umwuka ngo ubwirwa n'iki ko Yesu ngo ku munota wa nyuma ngo atazanyeza azakweze ku wa nyuma ntari Bibiliya yerekana ko hari abantu basabye imbabazi biranga birinda bafata umwanzuro wo kwiyahura oya Bibiliya irabivuga mu Baheburayo yuko umuntu wese wari warasogongeye ku neza y'Imana akamenya impano y'Imana n'ubuntu bwa Kristo yarangiza kongera akagwa agasubira inyuma ntabwo aba agitegereje imbabazi z'igitambo usibye gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka kumwe n'abanzi bose b'Imana buriya musenge uzagerageze Imana ikurinde yego wenda usitane uzagerageze Imana ikurinde ugwe hasi uzaryozwa ariko Imana izakurinde ntuzagire ufata umwanzuro w'umutima uvuga ati kansubira inyuma mve mu byizerwa iyo uvuye ubu ngewe urugero nk'ahantu ngeze ubu nsubiyeyo abari fini abari fini rwose hari ahantu ugera nyine ubwo ngubwo kuko nkanjye narasogongeye ukuri ndakuzi wenda nk'iyo ngwa cyagiye ndi mu madini ndi kurindagiraho ntaramenya ukuri Imana yashoboraga kumbyutsa kuko n'ubundi yabonaga aho ndi no mu kabari ari ukurindagira ntacyo ndicyo ariko nk'ubu mu madini baratunobye tugira amahirwe duhura n'umusamariya mwiza ubwo rano yatujyanye akatuvuza akatwomora agashyiraho n'ibiciro byinshi akabagasura bati kuva yarambuje kasubira bongeye bankomagura ibyo birakureba ngo hari n'ababateye murambaze kiko n'ikirara bagihaye amahirwe kikagaruka bakakibagira ngo batazi icyo bisobanuye nasi kirara ko yari umunyamahanga akaba yaragarutse ubwo ngubwo bazakubagira kabiri garafure rero barengera abantu bayo imvugo z'abazimu zo ni nyinshi ngo umenya aho dukorera ibyaha ntumenya aho twihanira wakoze icyaha ku karubanda hanyuma ugiye guhatanga Imana imbabarire ikiziriko kandi ubwo n'ihene y'abandi wibye n'ihene y'abandi wibye ubwo ngo urabikemura uri kwihana uzabwire Neri wawe ngo Neri ngahe hano rero kurajya Imana imbabarire amaso acumura kandi ubwo avuye guzambana Imana imbabarire amaso y'ubuhehesi ndashaka ko tuvuga imvugo ebyiri bivugwa nabo Bibiliya iravuga ngo biteye isoni no kubivuga ariko hari ibintu bibiri nshaka ko dukosora ikintu cya mbere kivuga ngo nta dini ritazavamo umugeni iyo ni imvugo y'abadayimoni yeruye bo baba banyega ni imvugo yo kuri siyeje iyo ni imvugo Satani yivugira ariko n'abadayimoni nabo barayivuga bayivugira mu bantu ubundi baba bavuga ngo nta dini na rimwe rizavamo umugeni kuko umugeni ari mu itorero rya Yesu uri mu idini yararimbutse tayari rero niba ako kantu ngo nta dini ritazavamo ahubwo baba nta dini rizavamo ariko Satani abicurikira kugira ngo mugume mucura mu bwonko na Yesu yarabivuze tuhereye kera kose Satani ni se w'ibinyoma sibyo
hari irindi jambo abantu bajya baririmba ry'ubuyobe ubwo uzi abadayimoni indimi basigaye bavuga ni nyinshi rega ni benshi ubu nk'ubu ntabwo twazivuga ngo tuzirangize hari nk'imvugo ivuga ngo nta mukene uzajya mu ijoro iyo irumvikana ntabwo iri hose ntabwo uyumva na ba wambaje ukayumva na ba rutayisire ukayumvana n'abantu bose none se biterwa n'ijuru Yesu yavuze ko umukire bimugoye kugira ngo azajye mu ijuru icyoroshye ari uko ingamiya ica mu izuru ry'urushinge ubu rero haje irindi baba ati izo zawe nazo tuzacamo bahita bareba twebwe abakire ahubwo reka tubwire abakire ko batazarikandagiramo satani ze si imbere se nyine urumva yahise abicurika nyine abwira abakire ati mwebwe muhumure ndabategurira iryanyu ryiza Yesu yararivuze ngo nibibahenebereza abagiye ngo bagira ijuru ry'ibibahenebereza ngo bakarimbuka niryo juru nyine abo bakire bazajyamo abo bo ntago nabatindaho kuko nimba bararemye ijuru ry'abakire irya Yesu ryo yababwiye ko kurijyamo ari bigoye ndetse ari nk'uko ingamiya ica mu izuru ry'urushinge kuva navuka ibitangaza byinshi na Yesu ariho ntago yigeze agikora ngo aricishe munibura ngo aberekere nk'urugero n'abamajisiye sinari numva umuntu wakoze maji yo gucisha ingamiya mu rushinge abe no gucicamo urukwavu bazi muzacishemo imbeba iyo maji nayo izaba ari daje urumva usibye n'ingamiya rero n'ingamiya byakorera kunyuza mu ruyiki muri wa munwa w'urushinge byakugora ushishi bishobora kugora bantu nkamwe ako kanwa kawe uko kabahumuriza gasiga utwo tuvuta kubushye ntago mbizi nyine ntago mbizi cyo nari nivugiye urumva ibintu bibabwira ngo mu nzu y'Imana wenda ndagira ngo nsoze nsoma ijambo ry'Imana narindi kuvuga indirimbo abantu baririmba ngo nikundira kubera mu mahema yawe amahema yawe Mana ni meza ariko buretse mu nzu y'Imana ukuntu bavuga bakakaririmba abantu bakazamuka nikundira kwibera mu mahema yawe yo amahema yawe Mana ni meza cyane nikundira kwibera mu bikari byawe Mana yoyoyo amahema yawe Mana ni meza amaze atibwira abanzi bawe bicecekere nzobo bacukuyemo bazitere n'insina atabanzi bawe n'abandi mabukwe abanzi bawe undi masenge muramukazi wanjye muturanyi inzu y'Imana ukunda kwiberamo n'urusengero wacu iyo ndi kuhakubura mba numva ari sawa ese umutima urakubuye hoya umutinganyi 17:24 turasoje ariko iyo umugisha wawe Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose amen. Rero nk'iryo jambo iyo nzu kuki murikura muri Bibiliya oya na kurisoma ntago byemeye harya twabibonye hejuru kumenya byinshi kuko karakaroba kumenya byinshi azabazwa byinshi shwi sobanukirwa inzu y'Imana se icyari cyo ngo ari ujye ukubura ari nayo ukoropa ari nayo urimbisha were kuyicanamo ntuyikoropeshe reka gucana kiwingo peshe ingufu ahantu ushaka warabibonye ukuntu abantu bahanaguza kiwingu hanyuma bakabona amadirishya neza ikiwingu kabisa nyotsi neza hari abahanga bagezweho bayikodesha kandi inzu yirare muri mwe igenda ngo ni inzu y'Imana inzu yiraremo n'ubu icyo ugende uwo bahuriye i Samariya ngo yarazagamo 5
ni Kigali se ho ntahari hano i Masaka Eh. ubu ngo ashaka uwa gatandatu w'umukoroneri aramo ariko buriya bukode ko butarambara iriya nzira imibiki ko ntawe uyimaramo iminsi. hari inzu ziba ziri expensive zihenze buriya nukuriza ibiciro se bibavanamo. uriya mutipe uyiherutsemo ko urumva ngo yaragerageje agurisha niyo yabagamo ngo biri kwanga ngo nawe ari kwikoza mu mitana bikanga. hari undi mwene data uri iriya ruguru iriya ariko bati ngenda ndayakuba kabiri. turabatangariza ko nyir'inzu icyo areba ni inyungu. abo wambaye ndabari kana ariko inzu nikorereho nyir'inzu icyo areba ni inyungu. rero mbareka dusoze iki kiganiro. ariko akoma Kigali we ari yenya nicara nka bati buriya bajizere bararuhutse badusize ino batarebye agakurikiye. hari agafilime buriya guhera muri covid hari utuntu ngiye nagiye nibonera. imvugo z'abadayimoni zo ni nyinshi. reka dusoze ikiganiro sibyo. ariko ni ko ijambo ry'Imana ribivuga. impamvu tuba tubivuze na Bibiliya yarabihanuye. umugabo w'Imana witwa Pawulo yarahanuye aravuga ati mu minsi y'imperuka abantu bazaba badashaka kumva ukuri sibyo, bazakunda abigisha bahuje ibihwanye n'amarari yabo. ariko nkatwe tuba tubivuze ko tuzi ko ibi bihe biruhije, aho umuntu ashobora kwicara akavuga izi mvugo z'abazimu sibyo. nta jambo ry'Imana rizimaze ntazi niyo biva niyo bijya kuko ntaho byanditse. ariko bene utwo tugambo azi kudutondagura ngo nyeganyeza mugenzi wawe uri kumva ngo nyeganyeza mugenzi wawe ngo Imana ngo icyo yanditse yaracyanditse. icyo yanditse yaracyanditse. Imana ibaye bw'abasatuzi bwabasatuye imitima bugumamo. oya burasatura bugahita bushyiramo umuriro hagashya ubushye bukaba ibindi niba warahiye. reka dusoze ntabwo twagira tutanze conclusion. mu mutima wawe akaba harimo ubushye umva ngo ubwire uruhura abarushye bahiye ubushye bwabamereye nabi. ni Kristo niwe wenyine ushobora kukwigisha ukamenya gutandukanya indimi z'abadayimoni, ukamenya niba ari Imana ivuze, niba ari umuntu uvuze ku giti cye, niba ari abadayimoni bavuze. niba byose twagiye tubimenya natwe kera twahoze muri bo, ariko Uwiteka yashimye ko atwishurira kugira ngo natwe twungure umukumbi ubwenge bw'Imana. masenga Imana iba umugisha. nanjye munsabira umugisha, Imana impa umugisha. reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nta kagaruka, ariko umuntu ushaka gukora dekorasiyo rwose mushiki wacu Betty amuvugisha akora neza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, yibohera amahema. Imana iba umugisha. nawe utaha. Shalom shalom.